bajya bavuga ngo inzira ntibwira umugenzi, kuko papa manzi yaza kumenya mbere hose yuko ari gutegurirwa umuti umwica cyangwa uburozi, ntiyakagombye kuba yaranyweye iki cyayi yari yateguriwe n'umugore we mama manzi. Ariko papa manzi ajya guhabwa ubu burozi yabanje guhabwa keya atigeze abona kuva mu rushako rwe n'umugore we. Ndagira ngo nkubwire ngo we yakomeje gutekereza yuko ari ihinduka cyangwa guhinduka k'umudamu we, kuko byari ibintu bidasanzwe. Papa manzi yishimiraga umugore we muri iyo minsi kuko yabonaga ari kugenda ahinduka bidasanzwe, ariko akagira amakenga rimwe na rimwe iyo yamubonagaho imico n'imyifatire itari myiza. Ari kumwe na minyururu akamubona amuhereza amafaranga, ariko minyururu akagaruka akamwereka yuko umugore wari mubi kandi ko ntacyo bapanga. Yagiraga amakenga, ariko ayo makenga akagarikiraho ntakomeze kuyakurikirana. Ngo kuko yinjiye mu nzu, umugore wamushushubikanya n'uburyarya bwinshi amufashe mu mugongo amwinjiza mu nzu. Umugabo nawe nta gutekereza no gushidikanya yagize, yahise acakira icyayi yateguriwe n'umugore we cyuzuye uburozi, maze ahita ko akinywa ndetse akinywana ubwuzu. Nyuma yo kukinywa, dore kigeze mu nda uko byamugendekeye. Kuva uwo munsi papa manzi ingaruka zimutangira ubwo, yongera kwisanga ari muri koma, yongera kwisanga atavuga, atumva, areba gusa, ameze nk'umuntu w'irobo uyoborwa gusa. Nshuti yanjye, dore ingaruka zo kwirwanirira no kudashishoza. Dore uko bigenda. Mama manzi amaze gukora aya mahano, abonye ko umugabo we arembye ndetse ashobora no gupfa, dore uko yatangiye kwicuza. Kwicuza ntibyarangiriraho, ahubwo atangira gutabaza, atabaza minyururu atazi ko ari we nyirabayazana wa byose. Maze minyururu amugeze iruhande atangira kumushinyagurira. None ubu papa manzi ibye biteye agahinda gusa, ariko kuri ubu atangiye kugarukamo, kuko mu gihe kitari gito amaze ameze nk'umuntu uri muri koma, n'ubwo bayarebaga hari ibintu atangiye kwibuka. Papa manzi yatangiye kugenda yibuka bimwe na bimwe, ariko hagacamo akumva umuntu ucuranga, agatangira kumva umuntu amuririmbira, bikamuyobera. Ibyo byazaga byivanze n'indirimbo ndetse n'amashusho yajyaga yumva amajwi yayo ubwo yabaga aryamye muri salo, barimo bamutonganira, basa nk'abantu barimo bamusiganira. Papa manzi yakomeje kugenda, akomeza kugenda yumva amajwi y'indirimbo, umuziki, ariko akagenda acishamo akanibuka bimwe na bimwe mu byo yari abonye mbere y'uko ubwonko bwe buzimira rwose. Itegereze, kurikirana iyi episodi umenye ese amaherezo y'iyi episodi irarangira mama manzi cyangwa papa manzi bigenze biti. Ikomeye cyane yitwa subscribe.
kora subscribe, like ndetse na share, uraba uduteye inkunga. Yakomeje kugenda yibuka ibyo ubwonko bwe bwagiye bubona mbere y'uko amera nk'umuntu ugiye muri koma. Kame nta kibazo. Kame nta kibazo. Kamwe? Kame. Sheri. Mbonye hangaha. Nta nubwo nakagumye hangaha rwose. Ariko se wicara hangaho ukabyara wose none se umurananira ndembe nyigire ne ko mwambabariye kuko mukamfasha. Reka mubwire mureke dushaka imodoka imuzana imujyane kwa muganga. Ubu kuko nk'umuntu w'umugabo Ariko njye reka maze nkibarize. Ibi ngibi byabaye byose wari ufite mu ruhare. Iriya ntago ari inka wagiraga ngo urutse cyangwa irwaye ubuzizi. Ikintu tugiye gukora. Ufite amafaranga, wowe uri kuvuga imodoka ufite amafaranga cyangwa ufite amafaranga. Papa Manzi arambabaje pe rwose. Papa Manzi igihe amaze arwara komana ko tukwinginga tukagusenga tukagusaba wagize icyo umukorera. Ariko reka mwerekane n'amafoto yo mu buto bwe atarakizwa. N'ifoto yajyaga amushimisha cyane cyane na foto atarakizwa zijya zimushimisha, yenda zamwibutsa ibihe bya mbere kongera akagaruka ubuntu. Yajyaga akunda kuyireba, yarayikundaga cyane pe. Nindangiza nanamwereke n'ingi amaze gukizwa, kuko twe twazibitse yazirebaga yarishimaga. Papa Manzi mbabarira uno munsi wa none nze guhaguka hano hari ikintu mvuze. Reba n'amafoto yawe kera utarakizwa uterura za eteri. Papa Manzi ihangane, zino foto zikuntu wazikundaga iyo wazirebaga ukishima. Ihangane Papa Manzi, dore n'iyi ngiyi umaze gukizwa uvuga ubutumwa abantu bose bagatangara bakuzura umwuka we. Papa Manzi ihangane uno munsi wa none. Ureba n'amafoto ye ndakenera kwibutsa. Naho ibyakubayeho ni birebire, ngiye kubikubwira waba unyumva waba utanyumva. Papa Manzi wihangane rwose. Reba kuntu ari umugabo mwiza uvuga ubutumwa abantu bagafashwa. Ufite umugore wawe wakubahaga ariwe Mama Manzi, akaba ari mushiki wanjye, ariko Satani akabagendera akaguye mu cyaka akageni, akaba yaragutaye uri wenyine usigaranye n'abana Promesi na Manzi. Papa Manzi ihangane no munsi uzirebe, ihangane uzirebe rwose. Ugire n'ikintu bivugaho, ahubwo ko njye no kureba no mu nzu ndebe ko hari izindi nzana izindi foto wibuke n'amateka menshi. Kararyoshye. Kararyoshye agacyayi. Kamwe. Mwene kamwe nyine. Gasome nta kibazo rwose sheri. Kamwe. Numva bara. Kubabara he? Nda. Mugatuza. Ariko ni umunaniro.
Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Mahina yaje. Narindiye mama manzi, narindiye mama manzi. Mama manzi. Mama manzi, miriwe. Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Mama manzi. Imana ishimwe ko Mama manzi yongeye kongera kuvuga. Mama manzi. Kunamubona. Mama manzi. Mama manzi ari he? Biratangaje kumva Papa manzi yongeye kugaruka mu mwuka w'abazima. Mama manzi ari he? Mama manzi ari he? Papa manzi. Ni wowe. Papa manzi. Ni wowe. Ni wowe, ni wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo yamuntu umanagurira inkweto gahunda zawe ugiye munazimbwire ubundi ugiye. Imana niyo guhabwa icyubahiro rwose. Papa manzi ugiye kugaruka mu mwuka w'abazima. Ni wowe. Nicyo ari kwibaza. Ni wowe, ni wowe. Mama manzi, mama manzi. Mama manzi ari hehe? Mama manzi. Sira mugore wawe. Wigira ikintu uvuga. Ahubwo ndagira ngo nkubaze. Mu masezerano twagiranye yizo harimo no gukodesha umugore wanjye. Icyo nicyo kintu cya mbere ngira ngo nkubaze. Mama manzi ari hehe? Mama manzi ari hehe? Mama manzi. Ariko mbure n'umuntu n'abana koko. Mama manzi ari hehe? Nzamufata. Mama manzi yamujyanye, nzamufata. Ndimo ndabyibuka byinshi bigenda biza. Nzamufata. Mama manzi. Nzamufata yaramutwaye. Nzamufata. Papa manzi. Nzamufata. Bigenze ko numva. Nzamufata uriya. Imana ishimwe kuvuga ati mu buzima. Urimo urabyibuka? Urimo uribuka? Ndamwibutse uriya yajyanye mama manzi. Uwuhe se? Aragiye. Hari umuntu uje hano? Ngwino tugenda ujye kumuzana. Uriya muntu azajyanye mama manzi. Iruka. Impamvu rero minyoro umuzanye hano, Papa manzi yari akuntumye. Ngeze hanze nsanga arimo arivugisha ahambwa ati uriya mugabo ngo niwe wajyanye mama manzi. Niyo mpamvu nje nkukurikirana tukaduhurira hano nawe nkuzanye hano kugira ngo twicare tuganire kuko ndamutse nkujyanye hariya mu rugo Papa manzi yashaka kumererwa nawe yakubaza n'ibindi byinshi ubwo nagira ngo tubipange tuganire niyo tuzabona ikintu tuzamubwira. None se ubundi ngiye hari ikintu ndi kwibaza. Ngiye mbaye ninjiye mu rugo naye ntarinjiramo. Uzi kugira ngo umuntu amfate mu ijosi mu myaka 52 mfite n'ubwa mbere umuntu amfashe mu ijosi. None se yari akuntumye ngo ngera amfate mu mashati cyangwa yari akuntumye ambwira iki? Ansaba imbabazi z'ibyo yankoreye. Inyuru rero ibyo Papa manzi byose arimo akora urabona ko nagaragarira ubwenge neza. W'ikintu arimo aribuka amashusho y'uko ari we wajyanye mama manzi. Bamwakundaga kugendana. Ibyo byose rero nibyo bise bituma abasha kwibuka yuko gitumye ahita yibuka ko ari we waba waramujyanye. Ahubwo rero simbabajwe nuko yankubuse cyangwa yamfashe kuriya. Nshimishijwe nuko ngiye kumva abashije kongera kuvuga.
nanjye biranshimishe ahubwo kuba ashoboye kuvuga akabasha no kuba yahaguruka. Buriya umuntu wari uri muri koma ameze kuriya ashe nashiguka ahita kubona imbaraga zose yari afite atasa ashaka kugufata ngo akubaze byinshi, buriya muri we harimo ibyiyumviro byinshi atarasobanukirwa, ahubwo buri kintu twakora. urazi buriya ingamba zigiye gufatwa. Njyewe ntekereje kuntu ndi umuntu urya ibiro 6 by'umuceri nkabimara, umuntu akaba amfashe mu ijosi aniga ko anziza mama manzi. Ingamba ngiye gukora ni izo kugenda muhige, nzongera kugaruka mu rugo mubonye. Ni byiza rwose, iyo ngamba ufashe ni nziza. Niba urya ibiro 6 ukabimara by'umuceri ngiye n'ibishyimbo yabimara, nanjye uwo umunsi wamuzanye nzakongeraho inusu, urya ibiro 6 n'inusu rwose. Kure iyo bwabaga umuzane tureko mama, ariko bitari kure. Amashimwe ya mbere niko papa manzi yongeye kuvuga niryo jambo rimumurukana, mama manzi ngiye kumushaka, ninshaka ngize agacurabwenge cyangwa zagacuriro, nzagaruka mubonye mwaruraruka. N'ikintu ngiye gukora, ngiye gukomeza nite kuri papa manzi, kuko urabona naho ndi muntu bari kumwe. Mama manzi yamusigiye abana, ngiye kuhamufasha ariko nanagarura ibitekerezo byiwe, kuko n'akashigutse akimwibuka karamenye ko papa manzi yakundaga mama manzi cyane. Niyo mpamvu ngiye kuhamufasha, ariko nanjye ntabwo ndi bwicara ubusa, njya nkomeza mperereze menye amakuru y'ahantu yagiye. Muri YouTube ujye tuvugana no kuri telefoni nkubwira ati shakira muri famiye n'izi zacu. Ese wanyu bamenye ko umukwe wabo yatangiye kuvuga ngo mama manzi. Ntabwo barabimenya, nawe ndi bubibamenyesha. Nawe wicarana inkuru ziryoshye rwose. Oya nzabibamenyesha. Uciye se ubu? Ngiye guca hano nsubira mu rugo. Ngiye za gacurabwenge kureba, ndaza kukubwira niko rimwe. Sawa.